Padiri Thomas murakoze kongera kuza kuganira n'Ikondera Info. Muri iyi minsi mwebwe abanyapolitiki mugomba kuba mufite amakuru menshi mwageza ku baturage, mwageza ku babumva. Twagira ngo uyu munsi tubwire wowe ufite na ukuntu ukora analyse usesengura ibintu bya politiki, utubwire uko ubona politiki ihagaze muri iki gihe, ari hanze, ari mu Rwanda. Urakaza neza rero hano ku Ikondera Info, Padiri Thomas Nahimana. Ndabashimiye Agnes kuba mwongeye kuntumira kugira ngo nganirize abanyarwanda hakoreshejwe ikoranabuhanga rigiye Ikondera Info. Urambaza uti politiki muri iki gihe murayibona mute, ko havugwa byinshi, hakorwa byinshi, murayibona gute mu gihugu no hanze y'u Rwanda? Nibyo kuko hari kuvugwa byinshi muri iki gihe, hari gukorwa byinshi. Mbere mu gihugu biragaragara ko hari ikibazo gikomeye. Ntabwo nirwa ndondora ibyo abantu bakomeje kuvuga muri iyi minsi bigaragaza ko politiki yo mu Rwanda nkuko imaze imyaka 20 imeze, noneho ibibazo bigenda birushaho, ingoma y'igitugu ikagenda irushaho nayo kugira ibibazo, ariko itanaretse gukomeza gukoresha iterabwoba, gukomeza kwikubira ibyiza by'igihugu. Ariko umbabarire gato, hari igihe abanyapolitiki yo muri hanze y'u Rwanda mugomba kuba muvuga ibintu mutabifitiye gihamya. Uravuga uti politiki iyo mu Rwanda ifite ibibazo wavuga biri mu Rwanda nibi, ko bavuga ko ubukungu bwiyongera, bakavuga ko mu mashuri abana biga, ibibazo wavuga politiki y'u Rwanda ifite nibi. Ibyo nyine nabyo biragaragara, ntabwo tubihimba. Hari igihe FPR kimara gufata ubutegetsi yari ishyigikiwe n'amahanga, abantu bose bayihaye amahirwe kugira ngo ibe yasana igihugu, yongere icyubake, izane ya demokarasi yavugaga. Reka imfashanyo rwose zigera ku banyarwanda, uretse ko kenshi zanagiye zirigiswa ntacyo zigezeho. Ariko muri imyaka ya nyuma biragaragara aho u Rwanda cyane cyane rwishoreye mu ntambara z'urudaca muri Kongo, kwirirwa bica abantu hakurya hariya no gusahura kiriya gihugu. Byageze ahantu batangira kwifatira ibihano ku mugaragaro. Ibyo ntitubihimba, amahanga rwose ahagarika imfashanyo zahabwaga u Rwanda, kugeza n'ejo bundi aho batangiye batsindiwe M23 bayishwanyagurije igatsindwa burundu. Ngeka ko ikibazo cya mbere i Kigali bafite ni ikibazo cy'ubukungu, kuko bari abantu bihaye ubuzima, mu gifaransa ni niveau de vie irenze urugero, bakoresha amafaranga menshi, bahemba abategetsi bakuru n'abagaragu babo bakeya menshi cyane, ku buryo kira gihugu kidashobora kuyabona kitagiye kwiba muri Kongo. Mureke muzareba icyo kibazo muri iyi minsi aho kizasiga rwose gisenya u Rwanda. N'ubu ministre Banzarinje Ruhungu herutse kubivuga ko les caisses de l'État sont vides, nta mafaranga arimo. Burya rero nuko abantu batabizi ko ekonomi ubwayo yonyine, ubukungu bwagiye mu kibazo bushobora guhirika leta nta n'uyirwanyije. Siniriwe mvuga rero amahane na Tanzania gusura intambara, kunyaruka mu mahanga bakajya kuniga abantu bakica bakaregeye. Yanjye sinshidikanya n'umunota n'umwe ko ari bo bamwishe, ukurikije n'amadiskuru yakurikiyeho ko nabandi bazajya badusanga iyo turi bakatunigirayo. Ibyo byose ni ibibazo, ariko ikibazo cy'ubukungu kimeze nabi. Nge mpamya ko iriya leta idashobora kubaho imyaka 2 itagiye kwiba muri Kongo, kandi gusubira muri Kongo yenda bizaba amaherezo simbizi, cyangwa ntangiriro y'amaherezo. Yego Padiri, uvuze ko igihugu gifite ibibazo harimo n'icy'ubukungu. Nyamara ariko mu minsi ishize wowe Padiri mwakoze inama mu ishyaka ryanyu, uvuga ko ushaka kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika. Ushaka kwiyamamariza perezida wa Repubulika igihugu gikennye gutyo? Reka ngaruke gato kuri ibyo byo gushaka kujya kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika. Buriya si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni ukuvuga ngo amatora yo mu 2017 ni idirishya, ni amahirwe Imana ihaye abanyarwanda ngo bongere bafate ubutegetsi. Kuko burya mu matora abaturage uko byagenda kose, niyo haba hari ingoma y'igitugu imeze ite, ariko ikemera ko habaho amatora, abene gihugu baba bahawe ayo mahirwe kuba basubirana ubwo bubasha, bakaba bahindura ibintu uko byagenda kose. Iyo tuvuze rero ngo tuzajya kwiyamamaza, nta kundi twakwinjira muri ayo matora uretse ko ishyaka ryacu ryatanga umukandida kuri uwo mwanya wa perezida wa Repubulika. Nge rero nagize amahirwe yuko kongere y'ishyaka ryacu yampisemo ngo abari nge ujya imbere y'abandi. Urumva ari amahirwe? Kuki byita amahirwe? Ndabyita amahirwe kuko ni icyizere cya mbere nagiriwe n'abanyarwanda bagize iryo shyaka. Nkaba ntekereza ko n'abandi banyarwanda bari no mu gihugu mu gihe cy'amatora nabo bashobora kugira icyo cyizere. Nkabyita amahirwe atarayanjye. Nge ngatekereza ko yaba amahirwe y'abanyarwanda, kuko iby'ingoma y'igitugu byaba birangiye.
abo banyarwanda se bashonje, abanyarwanda urumva ubu ngubu icyo bakeneye kumva ari ukujya mu matora? Barashonje nyine, kandi ubutegetsi buriho buzakomeza bubashonjeshe bapfe. Amatora nibwo buryo bwonyine bwo kuvuga bati reka dushyireho ubundi butegetsi burwanya iyo nzara abantu babeho. Nibatahaguruka rwose ngo utayihinganye ngo ntayikira, niba utayihinganye ntayishira, niko bavuga. Ubu nyine ni imwe mu mpamvu zituma abanyarwanda bagomba kumva ko amatora yo mu 2017 noneho agomba kuba amatora. Uwujuje imyaka wese y'amatora agahaguruka, iryo jwi rye akagenda akaritanga, kandi ntareke bari mwibira aho ngaho areba. Ibyo tuzagira umwanya wo kubisobanurira abanyarwanda muri aya mezi 23 twihaye, bumve ko ariyo nzira duhawe byanze bikunze yo guhindura ibintu, kandi birashoboka. Twari tukivuga ugisesengura politiki uko imeze, warimo kuvuga ko hari ibibazo mu Rwanda, naguciye mu ijambo mbabarire, ariko hari n'ibindi muri iyi minsi byabaye by'imanza. Urabona imanza za Arusha, urubanza ruri kubera mu Bufaransa. Mu byo ubona bimeze bite? Ikirere cya politiki ubona kimeze gite? Ikirere cyo ni ikirere cy'ubutabera cyane cyane mpuzamahanga, kuko abanyarwanda ibibera mu Rwanda mu nkiko turabizi. Uko abantu bacirwa imanza, uko barengana, ibyo byo twarabibonye hashize imyaka 20 tubibona. Arusha hari abantu bagizwe abere muri iyi minsi, kandi ubundi babatekerezaga ko ari bo rwose servo ya genocide, aribo bateguye genocide. Ngira ngo nko kuri leta y'u Rwanda hari ni ikimenyetso kibihe ko abantu bashyizeho ngo bateguye ngo itsemba bwoko n'itsembatsemba nako genocide ngo yakorewe abatutsi, bakabona abo bantu bagizwe abere. Ibyo ndabiheraho baraba ofisiye bakuru, abantu bari ku rugamba. Ubundi kujya gushinja umuntu wari ku rugamba ngo ni nawe wapanze ibintu, kandi hari mu gihe cy'intambara nawe wari uyirimo, we ntibabigushinja, akaba ari we babishinja, ubwabyo birimo ikibazo. Ariko Arushira bigaragaje, ahubwo ikibazo ni nk'urubanza ruri kubera mu Bufaransa rwa Simbikango. Umuntu wari ikimuga guhera mu 1986 akaba ari we ugiye gutangwa ngo urubanza ngo rw'akabarore, niko abarundi bavuga, ntangarugero. Ikimuga kiri mu ntebe aho havukamo ikibazo cya duruwa gikomeye, baramwita complice wa genocide. Wacira urubanza ute complice noneho le responsable wa mbere atagaragaye, utaciriye urubanza uwakoze icyaha mbere na mbere, noneho ngo amashumi ye aze nyuma? Aho rero nkahabonamo ikibazo gikomeye, ni ibintu by'urukozasoni gufata umuntu w'ikimuga nk'uriya wigore bakaba ari we bagira ngo intangarugero. Nkaba ntekereza ko nizere ko azirwanaho n'abavoka be narura rubanza bakarutsinda, kuko bagombye kurutsinda mu by'ukuri, kuko kira ntago ari ikibazo gikomeye cyane. Kuri ibyo by'urubanza rwa Simbikango hariho ibintu byatangajwe muri iyi minsi ngo bijyanye n'icyaha cya genocide Abahutu bafite kuva kera, aho umuzungu wagiye gutanga ubuhamya ngo yaba yaragaragaje yuko abana b'Abahutu b'abahungu ngo bajyaga bakorerwa imihango initiation ku bana b'abakobwa b'Abatutsikazi, ndetse ngo bikaba byaratumaga abo bakobwa bashyingirwa atari amasugi. Nk'icyo kintu we padiri uri n'umunyamakuru wize filozofiya, nk'icyo kintu numva hari icyo biziho, hari icyo bigeze ubwirwa wowe? Ibyo bintu nabyumvise bwa mbere ejo bundi uriya Dupakiye abivuze, hanyuma ndavuga nti yewe banza hari ibintu ntarinzi koko. Ibyo n'ubwa mbere nari mbyumvise, se narigeze mbyumva. Nza kubona icyo abandi bagiye babivugaho, nka Esperance Karugwera avuga ibintu yiza, avuga ko ibyo bintu bitigeze bibaho mu by'ukuri. Ubwo rero yari ibintu by'ikinyoma cyane cyane giterewe aho ngaho mu rukiko n'umuzungu nk'uriya. Ariko umuzungu dusanzwe tuzi n'uwakorera n'ibyo akora by'urukozasoni, ntabwo dukwiye kubiceceka. Ni propagande. Uwakorera ninde ubwo? We ntagiye atakoreye ubutegetsi bw'i Kigali bwa Kagame, wenda afite n'abamukoresha. Akaba bushakamo iki se ko ari umuzungu akaba ariho ameze neza? Harya umudamu we ntago ari umunyarwandakazi? Bikaba byatuma se mwumva yuko akorera Kigali nabi? Bariya bari mu gatsiko k'abantu bacatse gukorera buriya butegetsi. Gukorera ubutegetsi si ikibazo, ubutegetsi bwose bugomba kugira ababufasha n'ababukorera. Ikibazo nuko bari muri babandi umuzungu witwa Pierre Peya yise le blanc menteur, donc bakoresha ikinyoma, bari muri propagande isenya igice kimwe cy'abanyarwanda
batekereza ko byakubaka ikindi gice cy'abenegihugu. Rero akaba ari abantu bumvise ko abantu b'abahutu bagomba kuba abantu babi kuva bavuka kugera bapfuye, bagomba gucirwa imanza, baba bari bazima, baba ari abarwayi, baba ari ibimuga. N'ibyo ngibyo turimo nibe niyo mikino. Nkaba mbona rero kiriya ikibazo mu by'ukuri cy'ubutabera. Ntabwo amagambo nk'ariya yo gusebanya abantu bayarekeraho. Niyo mpamvu nshyigikiye initiative y'abantu bavuze bati mureke tumurege mu rukiko, azabisobanure mu rukiko. Kiriya rwose ntabwo ari ikibazo cyo mu rwego rwa politiki gusa, ni ikibazo cy'ubutabera. Nkaba nizeye ko umuntu azacirwa urubanza agasobanura kuri gusebanya aho gukura. None se ubwo yego kumurega bamurega, ariko se niki kihishe inyuma y'ayo magambo? Niki igihishe inyuma y'ariya magambo? Ni propaganda yakomeje gufasha FPR y'ikinyoma kugira ngo bagaragaze ko Abahutu ari abantu babi, hanyuma ku rundi ruhande akaba ari Abatutsi beza. Nta mututsi nyine waba umusambanyi atarabitojwe n'Abahutu, atarafashwe ku ngufu muri iyo mihango akiri muto. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Icyo mbitinyira nuko mbona ari ibintu byo gucamwa abanyarwanda ibice kugira ngo bakomeze bumvikanishe mu rubuga mpuzamahanga ko rwose mu Rwanda hari ibice bibiri, abeza n'ababi. Abeza bakaba ari Abatutsi, ababi bakaba ari Abahutu. Ibyo rero ntibihuje n'ukuri. Umurongo utandukanya ababi n'abeza ntunyura hagati y'abantu, unyura mu mutima wa buri wese. Padiri urakoze. Mu kanya twavugaga biriya by'urubanza rwa Arusha, bikaba abenshi baragiye baregwa icyaha cya jenoside. Ubu iyo urebye uko imanza zigenda ziba n'abagenda bafungurwa ndetse bakagirwa abere, mu mashyaka murimo, mu ishyaka ryanyu mujya mutekereza kuri iyi nyito, kuri uko mubona ibintu byagenda kugira ngo nibura mwemeze kuko iyo jenoside cyangwa se mu bidiskutaho, mu biganiraho? Ngiye kukubwiza ukuri kuri icyo kibazo. Ikibazo abanyarwanda bafite si inyito y'ibibazo bahuye nabyo, si inyito y'impfu zabayeho. Icyo twabonye ni kimwe, nuko kuva FPR yatera, ibyo bikunda no kwibagirana abantu bagiye kuvuga ibintu. Yatera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 1990, ubwicanyi bwaratangiye bukomeye cyane kandi bwibasiye abanyarwanda mu moko yombi cyangwa yose, bwica Abahutu, bwica Abatutsi. By'umwihariko muri 1994 ikiswe jenoside yakorewe Abatutsi, nge nari no mu Rwanda cyatangiye cyitwa itsembabwoko n'itsembatsemba. Akavuga ko hatapfuye Abatutsi gusa, hapfuye n'Abahutu babiguyemo ibyo ngibyo. Itsembabwoko n'itsembatsemba niyo icyo gihe niko twabyemeraga. Nyuma bagiye bahindura kubera ikibazo cya propaganda, biza kuba jenoside yakorewe Abatutsi gusa. Uko babyita kose, ubwabyo kuri twebwe ntago ari cyo kibazo, kuko abanyarwanda bapfuye tubareba sintare zabariye, kandi bapfa bigizwemo uruhare n'abicanyi bo ku mpande zombi. Ari FPR yari kurimbura abantu, hari n'abari ku ruhande rwa leta bashakaga nabo kwirwanaho kuko bari batewe guhera ku tariki ya mbere, niho nshaka kuvuga z'ukwa 10 abantu barishwe byaragaragaye. Ngiye mbona kuvuga ngo Abatutsi byitwe jenoside cyangwa ntibyitwe jenoside ntago ari ikibazo cyo kugirwaho impaka, kubera ko ibyo bita qualification de fait, ngo iki cyaha kiswe kibikorwa n'urukiko kandi urukiko rwa Arusha rwarabikoze, ntituzabisiba, ntibishoboka. Kurwana iyo ntambara ni intambara itariyo. Ahubwo ikibazo nuko tuzi ko abandi bantu barimbaguwe cyane cyane bo mu bwoko bw'Abahutu bo batavugwa. Ishyano naho riri. Akaba ariho ngira raporo mapping ya Loni yavugaga iti abantu barimbaguwe cyane cyane muri Kongo, biramutse bigeze imbere y'urukiko nabyo byakwitwa jenoside, bishobora kwitwa jenoside. Raporo nuko igomba kubivuga nyine, ntabwo ari raporo ivuga ngo ni jenoside. Hari n'abantu nihaye n'abanyapolitiki bavuga ngo ibyo bintu ni jenoside, nibyo bashobora kubivuga bakanasaba ko byakwitwa bityo. Ariko ni ikibazo cy'ubutabera, ni urukiko. Urwo rukiko rero ntiruriho kugeza ubu, ahubwo akaba ariko twarwanira ngo rubeho, nabyo rubyite jenoside n'ababikoze bakurikiranwa kuko ntibarakurikiranwa kugeza ubu ngubu. Urugamba nyarwo nurumva rurwo, kandi ibyo ntishobora kubaho FPR kiri ku butegetsi. FPR kiri ku butegetsi, urwo rukiko muzarusaba ntarwo muzabona. Niyo mpamvu mu gukemura icyo kibazo tugomba guharanira ko FPR iva ku butegetsi igasimburwa, noneho ubutabera bugakunda bugakora umurimo. Bazabatani kure cyo uzareba, bariya bazafatwa, bazajya niba nta kibaye kindi cy'ubwumvikane ngo bareke twicare tuganire ku bintu turebe ukuntu twakemura ikibazo cy'abanyarwanda, bazafatwa, bazajyanwa Arusha cyangwa bajyanwa n'ahandi, ariko nabo bazacirwa urubanza. Ureke uzareba yampaye nka mu byo ugamije kuzakora ubaye perezida wa Repubulika. Ibyo birimo gutorwa, buri amatora tuzayajyamo kandi dushobora kuyatsinda. Dufite icyizere gikomeye. Kimwe mu bikomerera abantu bagomba gukora nyuma y'amahano yabaye mu Rwanda ni gukemura ikibazo cy'ubutabera. Uruhande rumwe ntirushobora gucirwa urubanza ngo imyaka ishira ari 20, imyaka ishira ari 100, ntibishoboka. Ariko
tunemera mu ishyaka Ishema ko ibisubizo byose atari iby'urukiko gusa, atari iby'ubutabera bwo mu nkiko, habaho n'ibisubizo bya politiki. Ni ukuvuga abantu bashobora kwicara bakaganira, iki biganiro biramutse bishobotse bakaganira bakavuga batese hano kwabaye amahano maremare, nta kuntu abantu bakoze ibyaha babyemera bagahabwa ibihano byoroheje cyangwa se bakanahabwa imbabazi, ariko babyemeye noneho kandi biyemeje kugira uruhare mu kubaka igihugu gishya. Ibyo nabyo bibaho, ibisubizo bya politiki bibaho. Akaba ari nayo mpamvu muri aka kanya nabwira nk'abari ku butegetsi Kigali ngo icyo kintu bagitekereze, ni ikintu gikomeye. Bafunguye amarembo bakaganira n'abantu bashobora kuba biteganyirije, ariko nibatabikora ntibazaguma ku butegetsi ubuziraherezo. Ubu natwe twarahagurutse, bazafatwa kandi bazabiryozwa. Icyo uzareba bizaba. Ubu se we padiri, ni iki cyizere abantu bakugirira yuko uzagira icyo uhindura ku Rwanda? Ni ikihe cyizere watanga, ufite iki ujyaniye abanyarwanda? Icyo cyizere ngira ngo ni ubwitange tubishyiramo. Kuba umupadiri byari bimpagije, nashobora kwigumira muri paruwasi nkavuga misa, njyamo baduseka ngo mukinywera divayi mukiryamira, abandi babikora bakiryamira nta kibazo. Ngira ngo ubwitange umuntu agize abukorera abaturage barakurikira, abanyarwanda bene igihugu barakurikira, kimwe na bagenzi banjye turi kumwe, kandi sinjye njyenyine. Biratuvuga, biratwandika, dutabariza abarengana, ariko tunabereka inzira twanyuramo kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu. Ibyo byose bibyara umusaruro kuko abantu baba bateze amatwi, barabitegereje, baratwandikira, baradusubiza. Hari abo tuvuga nsibize ko ari abanyarwanda bose, ariko si na ngombwa ko baba bose. Ab'ingenzi barahari bafasha abandi kuba ibintu byahinduka. Twebwe rero ntitubishidikanyaho ku cyizere bazakitugirira, ntitukibaza icyo kibazo. Icyizere kirahari, igisigaye gusa ni ugutangiza iyo mashini y'impinduka mu Rwanda. Inzira twabonye twabinyuramo kuko twebwe twemera ko ibintu ikiza byanyura mu nzira y'amahoro ni ukwinjira muri rura rugi rw'amatora, kuko Kagame ntashobora kurukuraho. Tukijyana ikiganiro bwa mbere wavugaga ko inzira kuri wowe n'ishyaka Ishema ari uko abaturage bakora revolution. Iyo nzira ntabwo ukiyikomeje? Mu by'ukuri icyo twaravugaga tuti impinduka mu Rwanda ni inzira y'amahoro, nicyo cy'ingenzi. Inzira y'amahoro irimo ibintu bibiri. Icya mbere ni uko amatora, kuko ariyo nzira isanzwe abantu bose bemera yatuma ibintu bihinduka, yaba mu mucyo, none tukiyamamaza tugatsinda cyangwa tugatsindwa, nabyo biba ari impinduka. Iyo mugiye kwiyamamaza mu matora ngatsindwa, Kagame bakamutora, abanyarwanda bamugarije icyizere, niwe ugomba kubayobora. Ariko biranashoboka ko ari ngewe batora icyo gihe, kandi ndagira ngo nkwibutse ko mu 2017 Kagame atari umukandida. Ntabwo azaba umukandida kubera ko manda itegeko nshinga yasinye rimuha zizarangira mu 2017, kandi nkaba ntekereza ko ari umuntu w'umugabo uzi ibyo yagiye avuga, atazasubira ku ijambo. Ntabwo ari umukandida, ahubwo dutegereje kumenya umukandida FPR izagenda tuzahangana mu matora. Ndagaruka ku kibazo warumbajije. Amatora niyo nzira naturelle, niyo nzira nyabagendwa twagombye kunyuramo. Ayo matora rero niyanga cyangwa bakayazanamo akavuyo, aho niho hari ikibazo gikomeye. Niyanga bakayafunga cyangwa bashaka kwiba bakazana byatoraha bamenyereye, ndatinya ko abanyarwanda bamaze kurambirwa bashobora kuvuga bati, kandi ndabyifuza bati, ntabwo tuzakomeza kuba inkoma amashyi n'abagererwa mu gihugu cyacu ngo dutore batwiba amajwi. Revolution ngiyo nawe izatangirira muri cyo muzareba. Revolution nawe izahera. Ntabwo dushobora gukomeza kuba inkoma amashyi mu gihugu cyacu, guhindurwa abacakara n'abagererwa ngo abantu batore, bahamagarirwe gutora, hanyuma babatangariza ibyo batatoye kandi babireba. Cyangwa ugende umuntu w'umugabo bagufata igikumwe ngo tera ahangaha. Ntabwo byo bizaba mu 2017. Ariko nkeka ko hari ubwo mwibeshya. Kagame abaturage nibavuga bati, kandi twatangiye kubisoma, aho bamwe bambwira bati rwose wongere tuyobore, constitution guhinduka ukongera ukatuyobora. Icyo gihe mwabyanga. Abaturage bavuze bati Kagame niwe dushaka, kandi wo kubambaranye nawe imyaka 20. Ingingo ya kabiri y'itegeko nshinga nyine rivuga ko ubutegetsi bwose, itegeko nshinga ririho niryo nshaka kuvuga, ubutegetsi bwose buri mu biganza bya rubanda, ikabukoresha cyane cyane yihitiramwe abayobozi bazayiyobora. Ibyo ijambo ry'abaturage naho riri, nabo birabyamatakira ngo no guhakirizwa ngo umubyeyi rwose ni wowe wenyine nta wundi wayobora u Rwanda. Biriya byo namatakira ngo ibyo byo turabimenyereye. Ijambo ry'umuturage ry'umwene gihugu rizagaragarira muri ayo matora. Niduhabaho amatora, Paul Kagame agatorwa akagira 51% arahagije, ubundi ntakeneye 99%. Abaturage bamugira icyizere mu matora adafifite, ubwo niwe bazaba bahise bagomba kutuyobora. Ariko Paul Kagame mubona ari we koko utuma ibibazo biba mu Rwanda? Kuki muvuga Paul Kagame gusa? Ntabwo afite abandi bakorana? Kuki ari we mugerekaho bitagenda mu Rwanda?
ariko muzi aho ngaho hagomba kuba ariho haba n'ibibazo wa mugani ugasanga umuperezida baramukinduye ngo ni perezida kandi atari we wenyine uba muri icyo gihugu. Hari ibintu bibiri, icya mbere kiri mu muco wa kinyarwanda kivuga ngo zitukwamo nkuru. Buri gihe nibyo abo hasi ushinzwe bakoze, abo hasi si ukuvuga badafite agaciro, no kuvuga abo uyobora, ibyo bakoze ni wowe ubibazwa kuko uri mukuru. Icya kabiri nuko tuzi imikorere y'ubutegetsi bw'igitugu nka buriya ni ubutegetsi bita ko buba bushingiye ku muntu umwe. Uwo muntu rero abayobora byose, akanomo washatse abamufasha ni ubihitiramo, ugushaka kwe niko kuyobora igihugu. Niyo mpamvu uvuga ko yuri yavuyeho burya ibintu biba binahindutse. Hari abandi numva bari birwa barwana ngo se ni Kagame cyangwa ni system. Kumenya ikibanza n'igikurikira hari igihe bigorana, ariko byose nibyo kimwe. Kagame afite system ye, buri yavuyeho kenshi na system barajyana, ariko hari igihe system ikwikuriraho yo kugira ngo ikomeze. Icyo ni nacyo dutinya, bishobora kugira gutya ikakwerimina, ikakuvanamo, ikishyiraho undi nkawe cyangwa ukurushije n'ubutinde, nabyo bibaho. Niyo mpamvu rero twebwe twakunze no kujya tuvuga tuti ni Paul Kagame n'agatsiko ke. Dushaka kuvuga ibyo byombi nibo bateye ibibazo nta bandi. Kira gihugu ushobora kugikuramo abantu 8, Paul Kagame naho gatsiko ke, ibintu byose bikabirarangiye, ibintu byose bikabirahindutse. So kuvuga ngo ibibazo biratunganye mukiga uburyo bushya bwo kubikemura, ariko abifitemo uruhare kandi rukomeye. None se padiri, ni mujya muri ayo matora ko amatora agira abayakoresha, hazaba hakiriho agatsiko ka Kagame, hazaba hakiriho inzego za Kagame, murumva ari mwebwe zizashobora gukorera amatora cyangwa mufite ukundi mwateganije muzabigenza? Ntabwo twumva ko amatora azagenda nkuko yagendaga kugeza ubu, kuko nayo ntabwo yabara amatora. Niba ari ukujya abantu barangije kwemeza uwo uzatsinda, niba ari za nzego ziriho iriya komisiyo y'amatora nkuko iriho, ntabwo ibyo twabyemera. Niyo mpamvu mbere y'amatora nyine urugamba aho ruri nibyo. Twebwe muri kongere twaravugaga tuti hari ibintu bibiri dusaba, kandi tuzabihabwa, tuzabigeraho. Turasaba ko komisiyo ya supervision isupervise amatora, ntabwo ari komisiyo y'indorerezi, ibyo kuko b'indorerezi nanjye nabaye indorerezi ndeba uko bigenda, nta bundi bubasha. Turashaka ko l'ONU imaze iminsi inatanga amaraporo ko opposition nta buzima ifite muri kiriya gihugu, igira uruhare noneho mu matora mu 2017 mu buryo bubiri. Ikohereza iyo komisiyo ya supervision, no kuvuga komisiyo idakurikirana gusa amatora, ahubwo ikabirimo no muri iriya komisiyo inagenzura ko biri kugenda neza, inagenzura ibarura ry'amajwi. Iyo komisiyo irashoboka nkuko byagenze no kuri Kamarampaka. Iyo komisiyo yari ihari yarone, kandi birashoboka ibyo ngibyo. Icya kabiri, kubera ko igikangisho n'iterabwoba rituruka buri gihe ku dutsiko twabicanye Kagame ashyira hariya ngo tujye gukanga abantu, nirinze kuvuga ingabo z'igihugu, ariko kuko usanga ari abantu barezwe ukuntu abo bajya gukanga abaturage, inkotanyi barezwe ukuntu. Abo ngabo rero nabo baramutse bari aho ngaho batera abaturage ubwoba, batera aba leader ubwoba, nabyo nta cyaba cyahindutse. Niyo mpamvu dusaba ko habaho brigade irinda aba leader bazaba biyamamaje icyo gihe, ikanasekiriza abaturage. Nibura abaturage bakavuga bati hari abandi bantu bari kuturebera, ntabwo bari butwice cyangwa ngo dukubitwe nkuko bisanzwe bigenda. Ibyo byombi tubirimo, twatangiye kubisaba, tuzabisaba l'ONU, tuzabisaba tunyuze mu bindi bihugu bitandukanye mpuzamahanga, ku buryo babona ko mu Rwanda hari ikibazo kandi barakize mu by'ukuri, ahubwo ko badufasha. Mbona ariko impinduka izaza. Ushaka gufasha u Rwanda ukunda arabeshya, ushaka gufasha u Rwanda ateza intambara cyangwa agira gutaho, harimo ikibazo gikomeye. Abashaka gufasha u Rwanda niba rufashe mu matora, baduha ibyo bibiri maze murengo ibintu birahinduka. None se bariya bari mu Rwanda bari bagiye no bashaka kwiyamamaza, urabona Ingabire yaragiye baramufunga, urabona Ntaganda arafunze, niyitegeka arafunze, n'abandi bafunze wenda n'abagiye bafungurwa. Mwebwe mugiye kuhe bundi buryo buruta ubwo Ingabire yagiyemo, buruta ubwo Ntaganda yakoresheje, kugira ngo mushobore gufata uwo mwanya wa Perezida Kagame? Icyo kibazo abantu bakibaza, ariko bakibaza nkaho twagiye none. Hari nabibaza impamvu twihaye amezi 23 mbere yo kujya mu matora, tukiha imyaka 3 mbere y'amatora. Muzaducunge icyo tuzaba turi gukora muri iyo minsi. Nuko ubu ngubu ntabwo tukiri mu 1994 FPR igifata ubutegetsi, ntabwo turi mu 2003 Faustin Twagiramungu ajya kwiyamamaza, ntabwo 2017 azaba uri mu 2010 aho noneho Kagame yanze kwagira n'uwiba yamamazanya nawe. So turi mu 2017, igihe ubwacyo cyarahindutse. Twebwe rero kuki tubikoze kare, dufite message dushaka kohereza abanyarwanda, nuko bamenya kiri kare ko ari amatora agomba guhindura ibintu. Cyo ni kimwe.
icya kabiri ni uko hari ibintu tugomba gukora dufatanyije n'abanyarwanda babishoboye cyane cyane nabo mu yandi mashyaka, ndetse cy'uko tugomba kumvisha amahanga ko ari amatora nyine agomba kwitabwaho. Bya bibazo Victoire yahuye nabyo, Faustin Twagiramungu yahuye nabyo, bigakemuka mbere y'uko aya matora anatangira, kandi birashoboka. Reka ibintu byose biba bidashoboka kugeza igihe habonetse umuntu cyangwa abantu batuma ibintu bihinduka. Bizahinduka. Ntabwo rero tugiye kwiyamamaza uyu munsi uwo murimo utarakora, kuko ntacyo twaba tugiye gukora. Hari umurimo dufite twihaye wo gukora ku buryo ingorane Victoire yahuye nazo n'izo Faustin Twagiramungu yahuye nazo n'ababerenari ntaganda zivaho kandi zizavaho. Ahubwo nifuza ko nyine byari bihindutse ngo nabo bafungurwe, nabo bajye mu matora nk'abandi, niba bakifite ubushake, bagifite n'uburyo bwo kuba bayajyamo. Nabyo biri kuri karandiriye, nabyo biri kuri gahunda ibintu abantu bakora muri iyi minsi. Nuko nigeze kumva rimwe mu kiganiro mwatanze ku radio muvuga ko Ingabire yishoye, kandi nabo nkeka ko bari barafashe igihe cyo kugira ngo bategure kugenda kwa Ingabire, ntabwo batekereje none ngo buke agenda. Ndetse uyu munsi ku itariki ya 22 hakaba hari abantu bagiye gusaba yuko Ingabire yafungurwa. Murumva Ingabire agenda yarishoye koko ku buryo yagombaga kujya mu buroko. Aho gaho ndabaza nkosore gato, ijambo kwishora ntabwo ryari ijambo ryacu, ryari ijambo ry'umunyamakuru nkuko nawe ari wowe urikoresheje ubu ngubu. Ntabwo twigeze tuvuga ko Ingabire yishoye. Ariko dufite inkingi tugenderaho principe, no kuvuga ngo ibibazo abandi bahuye nabyo tugerageza kubireba, ariko ntitubyumva wenda nk'abo mu ishyaka. Ikigaragara nuko ukurikije uko ubutegetsi bwahariya bumeze, kugenda uri wenyine byagize ingaruka kuri Ingabire, kandi nkeka ko atari ko yari yabiteganyije, kuko twari twaranaganiriye ku buryo bw'umwihariko mbere, ambwira ko ari abantu rwose afite ikipe. Politiki ikorwa n'ikipe byanze bikunze, kuko nemera ko iyi Ingabire aza kugenda ari kumwe n'abantu 8 nkuko yabiteganyanga mbere, ibintu biba byaragenze ukundi. Kuba ari yaragiye wenyine biri mu byatumye agira ingorane. Aho nyine ho nyirango nkubaze niba tugomba kubagira namwe ikizere, kuko n'Ingabire yari yarabiteguye ariko ntago ariko byagenze. Mwebwe n'iki mufite mwumva yuko ibyo uvuga hangaha abantu bagomba kumva ko ariko bizagenda? Abanyapolitiki hari igihe wa mugani munavuga ati nababeshye. Ikizere nyine ntabwo utangiye mpinze umurima nkabiba ukamwabona insaruro uwo munsi, ndakugira ikizere nte ko utari gusarura kandi nabibye uwo munsi. Navuga ntegereza gato akavura kagwe n'akazuba kavekere kagize ingorane, imvura ntigwe n'izuba ntirive, aho na manjirwa. Ariko nkurikije ko turi kubitegura ubu ngubu nyine turigira no kuri ibyo by'abatubanjirije ngibyo bya Victoire Ingabire. Abantu bacu wabonye ko ejo bundi haracyari igihe barigaragaje, ese mwabonye ko banigaragaje noneho? Icyo gihe Victoire yarabatubwiraga ariko nta nabo twanabonaga, byagenuraga ko wenda hari n'igihe bazazimira burundu. Abandi batangiye kwigaragaza. Umuntu ashobora kwigaragaza akaniyemeza kuzagenda hagati akagira ingorane, ibyo ni ibintu bishoboka. Ariko twebwe dufite imyitozo turi gukora, nta nubwo twahuye muri kongere gusa, dufite ahandi tuzakomeza kujya duhurira tukaganira, tukamarana weekend, tukareba abagifite umugambi, abari gucika intege wenda bagaterwa morale. Nge nkubwiye ko tuzagenda rwose, tuzagenda, sinzagenda ngenyine. Hari hagaragaye abantu bagera kuri 22. Hari n'abandi bakibitekerezaho. Hari n'ikindi nagira ngo mvuge, nta nubwo tuzagenda twenyine, twe tuzahamagara n'abanyarwanda bandi bari mu buhungiro bashaka gutaha mu Rwanda ngo batahane natwe, biyandikisha mu minsi iri imbere, muzumva tubivuga, biyandikisha kugira ngo dutegure urugendo, ntabwo tuzagenda twenyine. Ibyo se muzabigeraho mute? Mbona naho muri mu mashyaka avuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo muhure byarabananiye. Nge ndivugira ibiri mu bushobozi bwacu nk'ishyaka Ishema. Iby'abandi ibyo mu yandi mashyaka nuko waruvuze uti tuzahamagara n'abandi, kandi tubona guhamagara n'abandi bibagora. Ibyo tubona mu mashyaka ari hanze ahangaha. Kuba mbivuze nuko nzi ko hari abatangiye kubitubwira, ahubwo nibo baduhaye igitekerezo ko hari abantu bashaka kwitahira, bari gushaka n'inzira yo kwitahira, ko icyo gitekerezo tuvuga cyo kujya mu matora gishobora kuba inzira nziza, urugi rwiza abashaka kwitahira mu Rwanda bose, baba bari no mu Burayi, baba bari muri Afurika banyuramo. Mureke muzabibona nabyo, mureke muzabibona. Ariko gutaha ntawe ugeze abuza abantu gutaha padi. Ntawababujije, ariko nawe urabizi ko tubaho muri Burayi cyangwa se n'ababa mu buhungiro, ushobora no gutaha muri Rwanda ukavuga uti ndashyikira he, ndashyika nte, ninde unyakira, bimeze bite, ese bandigisa ngenyine. Ariko yabonetse nk'inzira nk'iyo yo gushyigikirana, umuntu ashobora kugira morale kurusha akavuga ati reka nitahire. Nicyo cyabuze. Ubundi abanyarwanda bashaka gutaha ni benshi, ntabishimiye kuba mu buhungiro, ariko inzira
yo gutaha isobanutse abantu batunamye. Kera abaromani iyo batsindaga izindi ngabo hari igihano bahaga abofisiye barubahwaga uretse ubu ngubu bakubitwa inshyi n'imigeri, ariko babambikaga ubusa noneho bagashyira igiti bagatambika ingiga y'igiti gutya bitaga yuguma, noneho bakavuga ngo banyuremo munsi gusa bunamye bubitse umutwe, nuko bahanaga abofisiye. Ndabona muri cya gihugu ariko bimeze. Gutaha rero wubitse umutwe nk'igihwagari usuzugurwa, ngira ngo nibyo bitera benshi ubwoba. Inzira irabonetse 2017 na 6 nako kuko ariho tuzagenda, abashaka gutaha bazaze tugende, kandi tugende twemye dusubiye mu gihugu cyacu, atari kugenda ngo tugiye nyine kuba inkoma amashyi n'abagererwa, tuvuga tugiye no gukora politike mu gihugu cyacu nk'abandi. Nuko bimeze kandi noneho rero tuzabagira ikizere gute? Amatariki twe twarayavuze, tuyavuga hakiri kare bihagije. Twayavuze hakiri kare bihagije, muzadukurikirane uko tuzagenda tubitangaza, nuko tuzagenda dufata umwanzuro. Nidushyika kuri iyo tariki twababwira tuti yewe ntaho tukigiye, ntacyo muzamuhombye, ubwo ikizere nyine muzakidukuraho nta kundi, ariko nimukiduhe kugera hariya. Ubu ni ukuvuga ko abaturage ubu bagiye kwicara bategereze igihe muzagira mu Rwanda muri 2016. Nta kindi hagati ahangaha bakuretse kubategereza. Oya, ntabwo ari ugutegereza Imana izaza ikabakura. Ntabwo ari ugutegereza nyine, niyo mpamvu twabivuze mbere. Ahubwo mbere y'itariki yo gutaha nibarebe icyo tugiye gukora muri iyi minsi, kuko tugiye gushyiraho porogaramu zo kuganira nabo, zo guhugurana, zo kwisuganya. Izo porogaramu ngira ngo nizo abantu bazareba, cyane cyane abene gihugu abanyarwanda, bakabona bakatubwira niba harimo ikintu cyangwa niba nta kirimo. Niba nta kirimo ntitubasaba kubikurikira. Niba babona turi abanyamanyanga nkuko bamenyereye bamwe na bamwe, ntabwo bafashe mu ijosi ngo bazadukurikire, ariko niba babona harimo ikintu bajye bemera icyiza, banagikunde, banagishime kandi banagishyigikire, bazacunge izo gahunda tuzakora. Ngubu turifuza ibiganiro, twigeze kuvuga umushinga wa radio uko twawutekerezaga warahindutseho gakeya kubera n'ubushobozi, ariko ngubu tugomba kubona porogaramu yo kujya tubaganiriza nibura rimwe mu cyumweru. Nari nahahera mvuga ngo abatwumva niba hari uwumva hari icyo yashyigikiraho kuri uwo mushinga abitekereza. Hari ukuntu rwose twajya tuvuga nibura isaha imwe mu cyumweru, zibaye ebyiri byaba ari byiza. Ubu ngubu byagaragaye ko bishoboka kuko hari ababitangiye. Ejo bundi nari gutanga ikiganiro kuri radio y'Ijwi ry'Inyabutatu, nk'uyu mugoroba mu Rwanda harahita isaha imwe y'ikiganiro twagiranye nabo kuri Repubulika n'Ingoma ya Cyami. Byamaze kugaragara ko ari ibintu bishoboka. Yewe hari n'amafaranga bahoze bansaba bati bajye bampitishiriza iminota 20 buri cyumweru, buri wa gatandatu. Ariko ntabwo turi gushaka iminota 20, mu by'ukuri turashaka isaha. Ubwo natwe tuzabigeraho nitubona abadutera inkunga. Ni ibintu bishoboka kuganiriza abanyarwanda kugira ngo twitegura ari amatora. Igikorwa kiriho ubuso gutegereza no gutegura ayo matora no gutegura abanyarwanda kuri iyo mpinduka izaba byanze bikunze mu 2017. Ibyo Padiri ubivuze muri iki gihe mu Rwanda bari mu myiteguro y'icyunamo yo kwibuka jenoside ku nshuro ya 20. Ubu mu Rwanda ntekereza ko ariko bimeze, wenda umwe bwe muvugana n'abari mu Rwanda, iyo myiteguro imeze ite? Abanyarwanda babyiteguye gute? Bose bari muri iyo myiteguro bimeze bite? Nanone twogera tubitandukanye ikibazo cyo kwibuka abapfuye, niyo ko ari ku ruhande rumwe niyo ko ari kwibuka abatutsi gusa, kubibuka ubwabo abatutsi bazize jenoside cyangwa bazize ubundi bwicanye ntabwo ari ikibazo icyo ngicyo, kuko baragiye bagira ngo barashaka kwibuka kugera no guhera muri za 60. Ubwo n'uburenganzira bwabo, abari ku ngoma bakora ibyo bashaka. Ikibazo ni kimwe gusa kigaruka, ni ukwibuka igice kimwe wibagiza ikindi, ubuza n'ikindi kwibuka, naho hari ikibazo gikomeye. Naho kwibuka gutangira mu kwa mbere ngira ngo bazarangiza kuri 31 z'ukwa 12 hari umwaka wose n'icyunamo. Bira nabyo biri mu bimenyetso bigaragaza ko ubutegetsi bufite ibibazo. Guhoza abantu mu cyunamo buri gihe. Icyunamo n'inzira y'icyunamo nayo yabagaho mu Kinyarwanda cya kera. Bivuga ngo hari igihe gikomeye cy'abatakaje ababo cyo gusenyagurika, ariko hagakurikiraho igihe no kwiyubaka. Gusenyagurika no kwiyubaka biri hamwe mu cyunamo kugira ngo ubuzima bukomeze. Guhoza abantu mu cyunamo imyaka igashira ari 20 abantu bahora mu cyunamo, icyo gihugu ni cy'abazima cyangwa ni cy'abapfu? Icyo ni kimwe, ntabwo ari byo biriya bintu bigomba guhagarara. Icya kabiri noneho no kubuza n'abandi gushyingura babo no kubibuka, cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu. Ibyo twagize igihe kirekire cyo kujya tubivugaho, aho bigeze nuko ibyo bintu byahinduka, bizahinduka nyuma y'amatora ya 2017, kuko twebwe twagennye ko hazubaka urwibutso rumwe gusa muri kiriya gihugu, hashyingurwamo abantu bose bitabye Imana bazize yaba intambara, yaba jenoside, yaba icyo uko wabyita kose, n'abanyarwanda bapfuye bakajya bibukwa ku munsi umwe mu mwaka wahariwe
kwibuka abo banyarwanda, hasigaye famiye zikajya zikuko zishaka buri yose ifite uburenganzira bwo kuba yanakwibuka. Ibyo se Kagame abikoze muri iki gihe mbere y'icyo gihe ya 2017 waramutse abikoze. Ibyo byaba ari ibintu byiza. Erega nabira byose dushyira imbere twifuza ko bihinduka, tugize nk'amahirwe Kagame akavuga ati noneho bya bintu agafata porogaramu yacu, dore ishyaka Ishema rirashaka gukora ibi, rirashaka gukora ibi kandi ni byiza akabikora. Twafata za mikoro twavuga ati ibintu byahindutse mu gihugu cyacu, Kagame ari gutunganya ibintu. Icyo twifuza nuko abanyarwanda babyungukiramo bakagira amahoro, nta kintu wabikora wese, uwabikora nta shyari dufitiye, wabohoza abanyarwanda kuri kiriya kintu yabagize neza, twamushima natwe nta kindi. Padiri rero mu byo twahereyeho tuvuga ndetse wifuzaga ko tunaganiraho n'ukuntu murimo kwitegura kujya mu matora. Padiri, ntabwo bufite yuko wenda Kiliziya Gatolika mu Rwanda yazakubangamira kuko wavuye ku padiri waretse misiyo bari baraguhaye? Kiliziya Gatolika nta uretse no kumbangamira nta n'uburenganzira ifite, nta n'ububasha ifite gukumbangamira. Yambangamira itese ko ibyerekeye gukorera igihugu wigeze kugirana ikibazo na musenyeri wahoze ari musenyeri wa paruwasi wari urimo icyo gihe? Ntabwo ikibazo ko cyari giteye nuko nari nkiri padiri ukora imirimo itatu. Umupadiri wa paruwasi abashinzwe yo kuyobora paruwasi, yo kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bwa paruwasi no gutanga amasakaramentu. Ibyo rero hageze igihe mbihagarika kugira ngo nkore politiki ku mugaragaro. Ni ukuvuga kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 9 2012 nafashe igihe cyanjye cyo gutandukana na paruwasi. Ntabwo mba nkorera paruwasi kugira ngo nikore politiki nk'uburenganzira bw'umwene igihugu wese. Ntabwo Kiliziya bibuza. Kiliziya y'u Rwanda ishobora kumbangamira kuri iyo ngingo. Kiliziya y'u Rwanda nta deni nyifite, nayo nta deni mfite. Cyakora ni Kiliziya yanjye, ndacyayikunda, ndacyayikomeyeho, cyane cyane ko numva ubutumwa bwa politiki atari uguhakana cyangwa gusiba ubutumwa bw'umusaseridoti nari nshinzwe, aho kuko n'ubundi nari naremeye kwitangira abantu. Nari narasezeranye, ndaryama hasi nsezerana kwitangira abanyarwanda. Mu gihe mbona ko bapfa, mu gihe mbona ko bari kungoyi, nkavuga ndi yenda Imana irampamagarira kubikora ku buryo bwisumbuyeho. Nta wampigaga icyo gihe, nta washoboraga kunigisha ikiziriko nkuko mbona bambaye ngo runuka birwa babivuga. Ubu ngubu noneho byo birashoboka nkuko birwa babyandika n'ubundi. Nsimbona ko inyungu mfite ari ukwishyira muri risk ingana gutyo. Nkeka ko n'abanyarwanda ibyo bagomba kubiha agaciro. Inyungu mfite nuko abo bantu nitangiye babaho mu mahoro no mu bwigenge bw'abana b'Imana, nta kindi. Kiliziya irabizi, irabyumva, nayo mpamvu batumubirirwa batukana ngo musenyeri bategereje hari ko niga kugira ngo bamenye ko ari cyo yakoze. Musenyeri ntaho duhuriye kuri iyo ngingo, ni uburenganzira bwanjye nk'umunyarwanda, nawe afite ubwe mu Kiliziya, nawe si mushobora kumubangamira atitambitse mu nzira yanjye, kandi ntashobora kubyitambikamo. Arabizi, utabizi ni Tom Ndahiro nabo bakorana. None se uwo musenyeri mwagerageje kuvugana kugira ngo niba icyo kibazo ugikemure cyuko nibura mwakumvikana ntimukomeze kugirana ibibazo? Ega nta kibazo gihari habe na gito. Nta kibazo kigihari. Uburenganzira bwanjye musenyeri arabuzi, nanjye ndabuzi. Nubwo ndabuzi ntaho tukigonganira, aho twagonganiraga hararangiye kuko icyo naragikemuye ku mugaragaro. Ngewe ntabwo nshatse nakubwira ngo rwose ku mugaragaro nta kingenga, nawe arabizi, ntacyo tugipfa rero. Padiri, se hari imishyikirano imaze iminsi ivugwa hano hanze igerageza guhuza amashyaka kugira ngo muvuge ururimi rumwe, ndetse hari muvuga ko mushaka kwifatanya na FDL, ko ntakumvamo bite? Icyo kibazo nticyoroshye ariko kiranagaragara. Iyo mishyikirano yaravuzwe muri iyi minsi. Mbere yaho ariko habaye n'ibindi bintu byinshi cyane byakurikiye, cyane cyane urupfu rwa Patrick Karegeya. Byaragaragara ko ibintu bigiye guhinduka muri RNC, ariko natwe twese byaraturebaga kwambuka bakajya kwica umuntu kuriya muri buriya buryo. Ubona ari ibintu nyine biteye ikibazo. Nigeze no gutanga ikiganiro ku ijwi ry'Itahuka Nyarwanda, numva ngo abantu batangaye ngo bari bazi ko navuga gutyo, ariko nta gishya navuze nuko navugaga ndi kuba muri FPR. Abantu babaye muri FPR ntumenye igihe baviriyemo n'igihe bakirimo, ari nabyo bituma kubagirira icyizere bigoye. Nayo mpamvu nyine Bakaregeya batangiye ishyaka, uretse n'ibyo bamwe muri bo bakoze nabyo bitera benshi ubwoba, kuvuga ati bari abantu bari mu buyobozi bukomeye bwa FPR, kubagirira icyizere ako kanya ni intwari zabigize. Ariko rero abantu batangiye kubaniga kuriya, batangiye kubanigisha ikiziriko. Ushobora kuvuga uti umuntu uzaba akiri kumwe na Kagame none akamuniga kuriya. Niho nabonye ni ibintu bigaragara no kuvuga ko abo bantu nabo
barwanya buriya butegetsi. Kuba baburwanya se bituma duhita twumvikanaho n'ibyo abantu bareba niba babiganiraho bakaba bafatanya urugendo mu bishoboka nibura. Ari naho nyine haturutse igitekerezo ariko cyari kimaze iminsi cyo kuvuga nta kuntu abantu bakorera hamwe bose noneho tugatigisa ntibibe gutigisa gusa nk'uko bamwe bavuga buriya butegetsi ahubwo bukavaho, ariko pozisiyo ishyize hamwe. Byaragaragaye ko icyo gitekerezo twese twari tugihuriyeho nge nacyanditseho n'agatabo mbere cyane ntarajya no muri politiki mvuga ko ubwo bumwe kwajyaho ikintu kimeze nk'impuzamashyaka ari ibintu byiza cyane byatanga ingufu. Niko nabyemeraga icyo gihe, niko nabitekerezaga. Muri iyi minsi rero nk'uko bivuga noneho habaye ikintu, ndetse umukuru muri twe yatangiye no mu ibarwa itumira abantu avuga ngo zitwamo nkuru agira initiative yo gutumira. Icyo kintu ni ikintu cyiza. Ikibazo cyahise kivuga ariko mu gutumira ubwabyo hatumiwe bamwe abandi ntibatumirwa. Twagira mu ngo wafashe initiative yo gutumira amashyaka 10 andi arafunga burundu. Muri ayo tatatumiwe natwe twari turimo mu ishema. Ibyo rero nta nimpaka twakurirwa tubijyaho. Impamvu ya mbere tuma tutabigaragaramo nuko tutatumiwe muri iyo nama. Iriya nama rero akaba ari uburenganzira twagira mu nta cyaha kirimo cyo gutumira bushaka kuko les alliances zibaho muri politiki. Ugatumira aho ubushaka mukabyumvikanaho mukabiganiraho mukagira umushinga mukorana, wagira neza abanyarwanda bakabishima, wapfa nabyo bakaba bibona. Icyaje kugaragara rero ni kimwe nyine nuko hari abatumiwe batagiyeyo, hari abagiye ariko bavuga ko nta burenganzira bashaka gusinya, abandi bamwe mu bataratumiwe hari n'abamwandikiye barwa ndetse bavuga nabi rwose bamwifatira ku gahanga nkuko Munyangaju yabyanditse ejo. Nukambaza uti rero biraganaye. Icyagaragaye nyine nuko cya cyifuzo cyo guhuza ahubwo bigenda bigaragara nyine ko kitari guhuza nkuko nyine actualité politique iri kubigaragaza amashyaka ari gucika mu bice nyine cyo kudahura nyine cyo kudahuza cyo kudahura ni kizagenda gute mwumva muzakigumana kugeza mugiye mu Rwanda kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu. Igitekerezo ni kimwe kizima cyo guhura, ariko rero aho ikibazo kiri ntibikorwa n'importe comment nkuko bavuga mu Gifaransa, kuko nicyo cyabaye ntibikorwa n'importe comment. Ni ibintu bisaba ubushishozi kugira ngo abantu bavye turabikora gute, turabigenza dute, kandi uko guhura kwanyu nubwo biri kugenda gutya mu mashyaka acikagurika kamwe bice na FPR bibikeneye ishobora kwinjiramo nayo ikabasandaza rwose ku mugaragaro. Ni ibintu bisaba ubushishozi, abantu bakavugana bakabanza bakaganira, ntago ari kuvugira kuri radio cyangwa ngo washishimure barwa ngo ndatumira abangaba nibo nshaka gutumira abandi ndabaretse. Ariko FPR nayo muyiha ubushobozi bukomeye cyane. FPR niyo imirimo kugenda icagagura amashyaka uko tubyumva hanze ahangaha. Ntabwo ari iba yacagagura none harimo nyine icyo cyo kuyiha n'ubushobozi dafite. Ntabwo ari yacagagura ahubwo mbona muri opposition nyine hari abantu bakora ukuntu kwabo. Hari umuhungu witwa Boniface ubone ntabwo dukunze kumvikana ku bitekerezo byinshi cyane, ariko hari ibyo noneho yavuze muri iyi minsi numva ndasetse. Avuga ati hari abakora politiki ngo yitura mitima, umuntu akagenda agafata umuti uri mu inzuki akawujugunya mu bantu akiyirukira zigasigara zibadwingagura. Muri iyi minsi yabigarutse uko mbisomye kose ndaseka ngatembagara kuko ariko biranababaje nyine sinagombye no guseka, ariko uko bivuga biba bisekeje. Erega ibyo bintu birashoboka ko umuntu akora politiki avuga ko ari guhuza abantu kandi ariko batanya kubera uko byakozwe. Ubu se hari utabona nyine muri RNC havutse ikibazo ngo havushinzwe ishyaka RDU ahari ryaba Paul Murayi, ibyo nibigaragara. Ahandi muri PS ikibazo kiragaragara, hari abantu bagitesha agaciro ikibazo cya PS kandi ikibazo gikomeye kuko niba president fondateur wari usigaje ameza ngahe ngo asohoke mu buroko bitangiye kugaragara ko ashobora gucirwa izindi manza kubera ko ishyaka rye ryifatanyije n'iri gifatwa reka tubyihorere ibyo sinshaka kubyinjiramo, ariko PS ifite ikibazo. FDU ariko se urabona kwifatanya niyo FDLR bishobora kuba icyaha koko ukurikije demokarasi abantu baba barimo kwishyura ukizana n'uburenganzira bw'abantu. Urumva kwifatanya na FDLR byagombye kuviramo umuntu icyaha. Ikibazo nuko bikozwe ko haracyari ibibazo gawe bigomba gusobanuka, icyo ntigomba gutinya kukivuga. Wabonye umwanzuro Loni yafashe ejo bundi, FDLR iracyagarukaho bayishigerekaho ibyaha itanakoze yenda ariko bayigerekaho. Uyu ushaka gukemura ibibazo uhera nko kuri ibyo abantu bakareba uko byavaho kugira ngo uwo mutwe wongere urimo abanyarwanda bafite uburenganzira bwabo, uwo mutwe wongere ubeho politikoma ugire ubuzima. Hari no kunde FDLR yafashwa bitari ibyo ngibyo byo kuyizana ngo uterere hari inzuki hanyuma zidwinga abantu. Twebwe tuzi ko hari ukundi yafashwe FDLR ikibazo cyayo kigakemuka, ntabwo ndi buvuge icyo akora, ariko tuzi ko FDLR hari ukundi yafatwa.
kuko kuyizanamo kuriya ukazanamo n'abandi bantu mutagize icyo muvugana kandi mutayumvikanaho, birumvikana ko mu kandi kanya ibintu biri busandare nk'uko biri gusandara. Iyo bikorwa neza byashoboraga rwose FDL n'abana b'u Rwanda, simbona impamvu bahinduka ikibazo. Ariko ukurikije uko ukurikira politike yo mpuzamahanga n'ukuntu ubutegetsi bw'i Kigali bwagiye bwurira kuri icyo kibazo buri gihe kugira ngo bugume ku butegetsi kandi butere n'ibibazo, kutabyitaho nabyo sinzi uko nabyita muri politike, niba atari uburangare ntibibe n'ubuswa, sinzi ukuntu umuntu yabyita. FDL cyakora nkikubwiraho kimwe, hari ukundi yafashwa kandi ibibazo bikarangira. None se gufatanya na FDL ni icyaha? Ntabwo ndi busubize icyo kibazo, si ikibazo cy'icyaha. Ariko ukurikije uko uwo mutwe ufatwa ntabwo ari njye ubihimba. Muri iki gihe ushatse kuwufasha ntiwakora nkaho nta kibazo kiriho, ngo uyifate nk'uko ufata irindi shyaka ridafite ikibazo na busa muri politike mpuzamahanga. Abantu ko waruvuze ko nka Ntaganda wari usigaje igihe gito ngo afungurwe, kuba wenda ishyaka rye ryakwifatanya na FDL byatuma bimuheza mu buroko. Nabyo ntabwo ari nacyo kibazo cyavuze. Ikibazo nuko byakozwe. Ari ishyaka ryiyemeje kubikora nk'ishyaka ryakwigana strategy y'ukuntu ryabikora neza. Ntabwo ariko byagenze. Abo bantu bakoze kongere muri iyi minsi, ejo ndi bazadutangariza imyanzuro bazabivuga. Ubwo ndagaruka kuri icyo kibazo no kugira ngo wenda wa mugani twumve, kuba FDL ruremera ko ari abana b'u Rwanda cyane, noneho umuntu akavuga ko ishyaka ryafatanya nayo, kuko nayo yageze ahivuga ko ari ishyaka, kubundi gufatanya nayo byatuma haba icyaha kuri iryo shyaka cyangwa se ku bantu bafatanije nayo. Uri umunyapolitiki, no kugira ngo dusobanukirwe twumve niba koko byagombye kuba icyaha. Ese ubona abantu bagera kuri 6 bose bayivugiraga bafungiye mu Budage, nuri mu Bufaransa akaba yarateshejwe umutwe ahantu hose. Ariko ni nkuko Ingabire nawe afunze kandi FDI abantu bakaba bagikomeza kwikurikira. Ingabire afungiye mu Rwanda. Hari ibibazo bihama mu Rwanda, hari n'ibibazo FPR niko yaturangije byagiye muri communauté internationale. Umuntu agafungirwa mu Budage kubera ko avugira FDL, umuntu bagafungwa ari bangahe 5-6 bafunze nk'abateroriste. Ibyo bintu umuntu yumva ari ibintu byoroshye. Ushatse nawe kuvugira nka FDL, nibura ntiwabanza ngo uteganye uti bari abantu ko bafunzwe ngenda nyura muzenzira kugira ngo ndafungirwa mu Budage cyangwa mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi. Ubanza utegura iyo mitego yose, iramutse yarateguwe nta kibazo cyaba kiriho. Ndavuga nti icyo ndi kuvuga no kuvuga ngo hari ukundi FDL yafashwa ibibazo bikarangira bitaduciye mu bice ngo biturangize. Ikibazo nka Faustin uvuga ko ashaka gufatanya nayo, none mutegereje kugira ngo iyo nzira ibe yakorwa, kuko urebye ultimatum ririmo kugenda ishyira kuri abo mwese mwemera ko ari abana b'u Rwanda, iminsi iragenda yiyegeranya cyane. Iyo nzira kuko utayitanga kugira ngo nyine abo bana b'u Rwanda nabo babeho nk'uko n'abandi bariho. Icyo kibazo kimaze imyaka 15 ntabwo cyatangiye none. Ikibazo kimaze nsabye ukwezi cyangwa 2 yaba ari menshi cyane kugira ngo abafite ibyo bagerageza babanze babigerageza, none natwe tuzagerageza igisubizo cyacu. Reka Faustin abanza agerageze. Ikigaragara nuko ari kugerageza, ingaruka mwatangiye kuzibona zitaramara n'ukwezi, zitaramara n'iminsi 2 abantu biciyemwe ibice barangiye. Ubu se ibi nibyo guhuza amashyaka, nicyo bivuze guhuza amashyaka? Hari utabibona? Reka abafite ibyo bagerageza babigerageze, natwe tuzatanga proposition yacu nyuma, hatagira n'uvuga ngo turamuvangiye. Icyo tuzi ni kimwe, nuko FDL ishobora gufashwa bidateje ibibazo nk'ibi ngibi. ubwo muri muzahura muri abanyapolitiki, kuko twe abenshi bavuga yuko mwishyize hamwe ijwi ryatambuka ku buryo bworoheje kuruta umwe agenda asaba nyine ibyo byose ari ibyo FDL cyangwa n'ibindi. Wenda ubwo dutegereze, amasaha ndumva arimo kugenda adushirana. Nagira ngo Padiri, niba hari ijambo ushaka kugeza ku banyarwanda, ku batwumva, ku bakurikira iki kiganiro kandi urarifite, ubabwire. Murakoze cyane Agnes. Ndagira ngo ngure abanyarwanda ko igihe kigeze ibintu byo kuba abacakara abagererwa n'inkoma amashyi mu gihugu cyabo bikarangira, kandi nta wundi ubibabereyemo, nta wundi uzabibakorera, nta mucunguzi uzaturuka mu mahanga, nta muzungu uzabaheka ku mugongo, nibo bagomba kubyikorera. Ariko hari iyo ayo magambo tumaze igihe kirekire cyane tuyumva ngo igihe kirageze ko bimaze kuba birebire. Igihe nyine gishobora kugera, babyita opportunity. Noneho abantu ntibamenye kukibyaza umusaruro. Niyo mpamvu wenda mwagiye mubyumva kenshi hakabura abakibyaza umusaruro.
akaba ari nayo mpamvu bungira ngo amatora y'ibihumbi 2017 ntabanyure mu myanya y'intoki, nacyo ni igihe kigeze. Nicyo cyo nshaka no kuvuga. Iyo no opportunity nakaryango Imana idukinguriye, kubera ko ubutegetsi bw'igitugu nka buriya ntibushobora gukuraho ari amatora. Kandi mu matora bafite ubwoba twe twarabibonye n'igihe Faustin ari wenyine yiyamamaza mu gihugu, twarabibonye bafite ubwoba, kuko icyo gihe umuturage aba yasubiranye ububasha bwe bwose, ashobora gukora icyo ashaka. Ashatse yagumuka akavuga ati ntabwo rwose ibi bintu bishobora gukomeza bityo. Abaturage bafite ubwo bushobozi babwifitemo. Akaba ari nayo message nshaka gutanga. Ni murebe biri kuba muri Ukraine kano kanya. Abaturage bahagurutse bakavuga bati twanze icyo cyonyine, twanze kuba bagererwa n'inkoma mashyi mu gihugu cyacu. Bagahaguruka bakabyemeza, ntibakeneye imbunda, ntibakeneye imihoro, ubwo bushake bwonyine buri mu maboko yabo, ntawe bakeneye kubusaba. Ariko ibintu byose byahinduka. Abanyarwandakazi mu nkurikira muri aka kanya rwose mu nyumva, amatora 2017 n'aba matora. Ntimuzaba muri mwenyine, ntimuzabura umukandida, tuzaba duhari, mureke muzareba, tuzaba duhari natwe. Nimuhitemo uko mushaka. Ufite imyaka yo gutora wese, iryo jwi ntaripfusha ubusa, nahaguruke. Muri aya mezi adutandukanyije n'amatora, ni imyaka 3 twafashe igihe gihagije kugira ngo twitegure. Nimwitegure nyine, mwiyumvishe mu mutima wanyu, mu byakire ko ayo matora agomba guhindura ibintu byanze bikunze. Wumvishe uwawe, wumvishe umwana wawe, wumvishe umubyeyi wawe ko uwo munsi tuzahaguruka twajya gutora. Kandi ko mu bazaba batorwa atari Paul Kagame ubundi ntiyagombye kuba arimo, kuko manda ze zararangiye. Nazamo nabyo bizaba ari urundi rubanza. Icyakora twebwe tuzaba duhari, twaranije no kubivuga. Tuzaba duhari muri cyo muzatubona. Tuzaba duhari. Dufatanye namwe urwo rugamba, ntabwo ari amagambo. Tuzaba duhari. Uko byagenda kose, kandi bizagenda neza. Mwebwe mupfe kumva ubwo bubasha gusa mufite ko mushobora guhindura ibintu nkuko abandi babihindura. Nkuko muri Ukraine byanze bikunze biri buhinduke. Nkuko byahindutse no mu bindi bihugu, aho abaturage bahagurutse bakavuga bati twanze agasuzuguro, twanze kuba abacakara mu gihugu cyacu, turashaka uburenganzira na constitution twemerera. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ribivuga ngo iki muri ziranye ngo za mbere, ububasha bwose, ubutegetsi bwose mu maboko ya rubanda. Rubanda ikabuha abo yihitiyemo kugira ngo bayihagararire kandi bayobore heza, bayobore mu kuri, bayobore mu gusaranganya ibyiza by'igihugu, bayobore mu butabera. Nta bintu byo kwikubira ibyiza by'igihugu byose agatsiko kagahindura abanyarwanda nk'abacakara bako. Ibyo bintu bigomba kurangira. Numva ari ubwo butumwa natanga muri aya mezi. Tuzakomeza tubiganireho, tumara n'ubwoba, twisuganye, ariko umugambi n'umwe abanyarwanda ngiye kubivuga nka ya ndirimbo, amatora y'ibihumbi 2017 agomba guhindura ibintu byanze bikunze. Murakoze. Urakoze Padiri.